What's up guys, what's up people, it's your back anytime Instagram ibisanzwe bagenda magezaho ibintu biri trend cyangwa se bayitiramo kimwe cy'abamare mu Rwanda byagiye bikora ibintu bidasanzwe cyangwa se bagiye ufasha abantu cyangwa se yagiye afata umuntu akamufana ku rwego rw'akamiriza ku rundi. Uyu munsi muri one step show mpasaniye tekai ko himu Irene cyangwa se mwite Kashamasho wakiro mwite Morodokari dushaka mwite the CEO the founder cyangwa se the manager dushaka mwite influence cyangwa se umwite the best journalism uko yabikoze kuva kera yitwa Murindahabi cyangwa se Irene Murindahabi niko yiswe n'ababyeyi. Uyu munsi ngiye kombagarukira ku buzima bwe butangaje umwuga we w'itangazamakuru kuva kera yikaraga imihanda mwese na muntu utamuze ni manager yahereye kera bikora kandi agiye afata abahanzi benshi ko cyangwa bakora subscribe aho hepfo kugira ngo ubashe kugenda ukurikirana n'ibindi biganiro nzagiye. Guys, my people, ubundi Irene cyangwa se Murindahabi mu wajya gutangira umwuga w'itangazamakuru byose byatangiye hehe byagiye bihera kuri YouTube channel dore ko ariho ahantu benshi abantu batangiye kumenya mwese muramuzi yambutse ibishanga yambutse imisozi yambutse amateme y'imihanda yavuye mu gace kamwe ajya mu kandi yagendaga areba abana ku mihanda yafashije abana batandukanye enye abanyemano abazi kubyina abazi kuvugira abazi gukora ibintu bitandukanye abahanzi ndetse n'abakomedian bose Irene yaciye abafata akagenda bafata abavana ku mihanda abantu batabaze akabazana imbere ya kamera abantu benshi bakabamenya. Nago nagenda ndondora amazina y'abantu benshi ariko murabaze so na muntu bita Dorcas na Festina na muntu kubita ni Bosco na muntu bita bakatwe na musuza bakene ndetse n'abandi bantu benshi n'abandi banyemano yagiye afasha Irene abo bose yabakoraga ku mihanda. Irene yakunda kugenda akoresha ibiganiro bitandukanye kuri YouTube ari nabwo abantu benshi bagiye kugenda cyangwa se batangiye kugenda bamumenya ndetse barashobora no kumukunda bitewe n'uburyo nawe yabaga abazanyemo ibibazo ndetse n'uburyo yafashaga impano cyane abana bakiri batonya. Ibyo byose Irene nubwo abikora kandi yari umunyamakuru dore ko yakoze ku binyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda n'ikinyamakuru bita Magic FM ni radio murayizi. Irene yayikozeho ndetse Irene cyangwa se Murindahabi Irene yakoraze n'icyo kinyamakuru bita Isango Star murayizi cyane mu kiganiro bitaga Sunday Night aho yagendaga ashobora kugenda atumira abahanzi nabwo abahanzi abakinnyi ba filimi abakomedian ndetse n'ibindi bisata bitandukanye bijyanye n'imyidagaduro dore ko Irene cyangwa se Murindahabi Irene nabwo cyangwa se eno hantu yasaga kuba abarizwa cyane bikarushaho kugenda abantu benshi bamenya ndetse bamukunda. Ibyo byose nubwo yabikoze ntago byamubuzaga kugenda asupportinga abahanzi cyangwa se abanyemano dore ko yabikoraga biciye kuri YouTube channel yarafite. So Irene kandi yaje kuva kuri YouTube muri icyo gihe aza kwerekeza kuri televiziyo igezweho muri iyo minsi bayita Isibo TV aho yakoraga mu kiganiro bita The Choice Live ndetse muri iyo minsi akaba nabwo cyangwa se naho yagarutse kuba arimo aragenda akorera mu bisanzweho bagenda batumira abahanzi abanyemano mu bice bitandukanye bakagenda bashobora kugenda babasupportinga se cyangwa se barashobora kugenda bateza imbere ibyo bakora. So Irene kandi ikindi kintu azgo cyane ni ibibazo by'ubwenge cyangwa se uburyo abazamo ibibazo dore ko wisanga akubashije ikibazo uziko cyoroshye ariko wajya kugisubiza waza kureba nyuma nko mu interview yakubashije ugasanga yakubashije ikibazo kirimo ubwenge bwinshi ndetse waba wasubije uhubutse cyangwa se utabanje gutekereza kabiri ugasanga wisanze yagukoresheje nk'amakosa dore ko ari cyaho abahanzi cyangwa se ibindi byamamare byagiye bikorana na Irene bamushinza dore ko ngo abaza ibibazo ariko birimo kubaza byinshi ku buryo we ashobora kubaza ikibazo ngo ni ikibazo cyoroshye ariko kubaza kwisanga. So nubwo yabaye umunyamakuru mwiza ku bitangazamakuru nagiye mbabwira ndetse no kugitangazamakuru akorera ubu ngubu ntabwo byatumye cyangwa se byatumye ataza kuba ashinga igitangazamakuru cye akita Empire aho ari YouTube channel mvuga ko iri muzikuzwe cyangwa se zigezweho muri iyi minsi dore ko ziri muri YouTube channel zirebwa n'abantu benshi aho agenda atumira abahanzi byamamare mu ngeri zitandukanye abakinnyi amafilime ndetse no mu zindi ngeri nka politike mwaramubonye cyane mu gihe cyo kwamamaza umukandida cyangwa se mu matora aheruka kuba y'umukuru w'igihugu ubwo nawe yagendaga afasha cyangwa se agenda nawe abaza abaturage ko babaga bameze bigaragara ko ari YouTube igenda inyuraho ibintu byinshi bitandukanye. cyangwa se Irene Entertainment si byo kuko muramusi afite icyo bita Rebo y'abahanzi habarizwa mu bita Festina na Dorcas abahanzi bagezweho cyangwa se bakunzwe muri iyi minsi
haba mu Rwanda, muri Afrika y'Iburasirazuba ndetse no ku isi muri rusange. Murabizi bigaragara ndetse bigaragazwa n'amavideo y'indirimbo zabo uburyo baba bahitinze cyangwa se bagenda bakurikiranwa. So guys, video byose yakoze byatumye abantu benshi bagenda bakunda ndetse agenda ashaka kugenda namara mu mwuga w'itangazamakuru. Ari no mpamvu nanjye uyu munsi nze kuba mugarukaho. Reka mvuge ngo navuga byinshi kuri Emma, navuga byinshi kuri Irene Ndahabi, gusa namubwira nakomeze afashe industry z'u Rwanda, ndavuga muri comedian, journalism ndetse na music ndetse n'izindi zose. Ngiye cyo musaba kuri subscribe hepfo, cyo tukomeza tubana umunsi ku munsi. I love you my people.